Tubahaye ikaze mu kiganiro cyesha imvugo mugezweho n'inteko y'umuco. Ni ikiganiro kidufasha kunoza no kuboneza imivugire y'ikinyarwanda. Uyu munsi turagaruka ku makosa ashingiye ku nyito z'amabara y'inka. Inteko y'umuco iradufasha gusobanukirwa ayo makosa ndetse n'uburyo yakosorwa. Ese mu nteruro ikurikira hari amakosa y'ikeshamvugo arimo? Kanamugire atunze inka y'umweru. Yego, mu nteruro utanze harimo ikosa ry'ikeshamvugo rishingiye ku nyito y'ibara ry'inka wakoresheje. Mu kinyarwanda amabara y'inka afite uko avugwa bitagendeye ku mabara y'umutuku, umuhondo cyangwa se icyatsi. Umwanya wayo hari imvugo inoze imenyerewe, twavuga nk'amabara y'ingenzi azwi mu kinyarwanda. Irya mbere yenda twavuga tuti ntibavuga inka y'umutuku, bavuga inka y'ibihogo. Ni ukuvuga ni inka urebye ni inka itukura, ariko ntibavuga ko itukura, ahubwo bavuga ko ari ibihogo. Ntibavuga iyo itukura cyane cyangwa se ukabona yijimye, bavuga ko ntibavuga inka y'umutuku wijimye, ahubwo bavuga inka y'ibihogo bitose. Noneho ubona atari umutuku wijimye, ahubwo ari umutuku weruruka, ntibavuga noneho inka y'umutuku weruruka, ahubwo bavuga inka y'igaju. Ubwo mugomba kumva ahantu igaju ritaniye n'ibihogo, nuko yo usanga ari ibara twavuga ko ritukura ariko risa naho ryeruruka. Iyo niyo inka bita igaju. Naho ibihogo yo ibitukura nimba ariko mbivuga, ariko ho ukabona ko umutuku wiganje ndetse usa naho ujya kwijima. Hari igihe rero noneho usanga inka ari uruvange urususirane rw'umutuku yenda n'umukara. Icyo gihe ntibavuga ko ari inka y'umutuku uvanze n'umukara, ahubwo bavuga ko ari inka y'isine. Hari igihe usanga noneho ibara risa naho ari umweru. Icyo gihe ntibavuga ngo ni inka y'umweru, ahubwo bavuga ko ari inka y'igitare. Igitare rero kibaho ku buryo bubiri. Hari igitare cyera de, aricyo bita igitare cy'inyange. Hakaba n'igihe ubona igitare gisa naho kijimye ndetse gisa naho harimo akantu k'ibihogo cyangwa se k'igaju. Icyo gihe bavuga ko ari igitare cy'amata cyangwa se igitare cy'ingina. Yenda urundi rugero, inka y'umukara n'umweru, ahubwo bavuga inka y'ikibamba. Inka y'ikibamba rero ni inka ifite amabara abiri, ibara ry'igitare ndetse n'ahandi hagiye haboneka ibara rinini ry'umukara. Iyo niyo bita inka y'ikibamba. Hari igihe nanone utwo tubara tw'umweru twivanga n'utwo nakwita ibihogo cyangwa igaju. Icyo gihe bavuga yuko inka ari umusengo. Icyo gihe rero ntibavuga ngo ni inka y'umutuku n'umweru, ahubwo bavuga ko ari inka y'umusengo. Dushobora kuba utwo tubara ari tunini cyangwa se tukaba duto cyane, twivanze tw'igitare n'ibihogo cyangwa se igitare n'igaju. Ibyo ni byo bitanga inka y'umusengo, bitanga ibara ry'umusengo. Hari igihe usanga noneho ibara rimeze nk'ivu. Icyo gihe ntibavuga ngo ni inka isa n'ivu, ahubwo bavuga inka y'urwirungu. Urwirungu rero rubaho narwo ku buryo bubiri. Hari urwirungu nyine abantu bamenyereye usanga rusa n'ivu, ariko bita urwirungu rw'uruvuzo. Hakaba n'urwirungu usanga ari uruvange rw'ubwoya bw'igitare n'ubwoya bw'igaju, bigatanga urwirungu rw'umugoroba. Icyo gihe rero nyine ntibavuga ngo ni inka yenda isa n'ivu cyangwa se isa n'amabara y'umutuku n'umweru, ahubwo bavuga ko ari inka y'urwirungu. Hari igihe ubona inka ifite
utubara duto tw'igitare n'umukara. Icyo gihe bavuga ko ari ubugondo. Icyo gihe ntibavuga ngo inka ifite utubara duto tw'umweru n'umukara, ahubwo bavuga ko ari inka y'ubugondo. Noneho gukosora interuro mwatanze rero, twavuga tuti Kanamugire atunze inka y'igitare. Murakoze ku bisobanuro muduhaye, turabashimiye namwe kuri iki kiganiro. Uwafite ikibazo ku mivugire iboneye n'ikeshamvugo by'Ikinyarwanda yacyohereza inteko y'umuco akoresheje imbuga nkoranyambaga zayo.